nta kindi kiri kuvugwa kuri iyi mihanda ni inkuru y'umukobwa witwa Iradukunda Jeannette ushinja Aline Gahongayire kumufungisha amuziza amafaranga 100,000. Aho bigeze kuri iyi saha nuko Aline Gahongayire yahagurutse agatangatanga kugeza ubwo ari kugenda hagurutsa abantu bari kugenda baca mu ma YouTube channels atandukanye bari gushinja uyu mwana w'umukobwa yuko ngo ahubwo yahoze ari n'indaya. Imagine ikindi kirenze kuri ibyo nuko Aline Gahongayire yatangiye guhamagara abantu bo muri uyu muryango w'uyu mukobwa batera ubwoba n'uyu mukobwa nawe amutera ubwoba. Uri kumva urwo rwego rugezeho? Sinzi impamvu atigeze azanga mfunguze, ahubwo nyuma yaho nibwo yagiye akomeza aza kuri RIB aho nari mfungiye akababwira ati mukubite imbwa. Noneho ikintu giteye agahinda nabwo wenda kuba yakoze ibi ngibi abantu bose barakosa, ashobora wenda kuzenguruka amungani kugira ngo izo nkuru zihagarare, ahubwo ikintu giteye agahinda nuko abantu bakagombye kuvugira uyu mwana w'umukobwa Iradukunda Jeannette aribo bamwimya amatwi, aribo batari kugira gute, aribo batari kumuvugira kugira ngo bigere kure, ahubwo bari kumurwanya. Ngewe reka mpere ku munyamakuru mukomeye, umvise umunyamakuru mukomeye hano mu gihugu wagize uti ahubwo se niba yarabikoze yagiye kumurega niba bigize icyaha, cyangwa niba atahiwe ngo cyangwa niwe utahiwe ngo nabonye hanze aha abantu bavogera abandi ngo byahawe intebe, nguko uyu mukobwa azenguruka YouTube ari ku kazi ahubwo yatumwe nande ni mumpe. Numiwe pe nihitiraga simbizi ni impamo. Reka nsubiremo iyi message neza ngo ahubwo se niba yarabikoze yagiye kumurega niba bigize icyaha, cyangwa niwe utahiwe. Nabonye hanze aha abantu kuvogera abandi byarahawe intebe. Uko uyu mukobwa azenguruka YouTube ari ku kazi ahubwo yatumwe nande, ari ku kazi ahubwo yatumwe nande. Numiwe pe nihitiraga simbizire n'impamo. Uyu ni Scovia Mutesi, ni kuri Twitter yabikoze ku mugaragaro, niyo mpamvu nanjye mbivuze mu izina. Uyu Scovia Mutesi avugira abantu ibibazo bigakemuka, ariko umva message yanditse kuri uyu mwana w'umukobwa ngo ari mu kazi. Icyo duhuza cya mbere wenda yajya kumurega, ibyo ngibyo turabizi, iyo nama yaramugiriye niyo turahuza, najye kumurega nimba yaramuhemukiye. Ariko se kongeraho yuko ngo ari kuzenguruka ku ma YouTube channel ngo ari mu kazi, ibyo birakwiye koko ibyo birakwiye? Ese inkuru zose akora ni inkuru ziba zabanje guca mu rukiko? Ibintu byose bagenda bavuga, ntabwo ngiye kwibasira mama wacu, ntabwo ngiye kwibasira Scovia, ahubwo ikintu ndi gukebura ni abantu bakomeye bakagombye kuvugira uyu mwana, ahubwo nabo bari kumutaba mu nama bakamwitarutsa. Uyu mwana yavuze yuko yasanze Murungisabe yagerageje kuvugisha Murungisabe amubwira iki kibazo kugira ngo bakorane ikiganiro. Murungisabe aramukwepa, ariko muribuka neza yuko Murungisabe yakoze ikiganiro cyo gufungisha Ndimbati, akanamuhamagara akamuca amafaranga. Ni ibintu Ndimbati yavuze. Ariko uyu mwana w'umukobwa kuko aciriritse, kuko atazwi, kuko atagira kivugira, nta uramuvugira. Aline Gahongayire ngo kuko akomeye, ngo kuko ngo ari umuntu w'Imana, ngo kuko ari umuntu umeze nka pasteri, ngo ushobora kuba atwaza ibitabo Imana, ngo ntawe ugomba kumuvuga, ngo abari kumuvuga bose ngo nibo bari mu makosa. Kubera iki uyu mwana mutamwumva? Ese koko uyu mwana muri kubona yahangana na Aline Gahongayire akamutsinda? Ese uyu mwana wivugiye yuko amafaranga yabuze, abantu mwenshi mwabonye ibi biganiro, ibintu ndi kuvuga murabizi. Uyu mwana wivugiye yuko aya mafaranga yabuze, bakaza kubasaka bakayabonana, umwana umwe muri bene wabo wa Aline Gahongayire uba muri urwo rugo bakamufatana amafaranga agera mu 400, bakavuga yuko hasigaye ibihumbi 100, bakabajyana kubafungana we n'uyu mwana. Uyu mwana bakamurekuraho uyu mukobwa, bagategeka yuko azajya ahora kubitwa, ndetse bikarangira anajyanywe imageragere. Ntabwo mbizi nimba yarakubitwaga, ariko Aline Gahongayire ho kumusura agize icyo amuzanira cyangwa aje kumureba, yasagaje gusaba yuko uyu mwana yakomeza gukubitwa. Ariko nzi neza yuko inzego zacu zitabikora,
zitafunga umuntu zimukubita, ahubwo wenda Aline Gahongayire yabikoraga yarabibasabaga kugira ngo babikore mu rwego rwo kugira ngo bemeze uyu mwana. Ikintu gihari ngewe ntumva neza, ikintu gihari ngewe ntabasha no kwakira neza, n'uburyo abantu bahagurutse bagashaka gufata uyu mwana nkaho ari umusazi, bagashaka gufata uyu mwana nkaho ari we uri mu makosa, kuruta yuko bakakwiye kureba iki kibazo bakakijajinga bakavuga ese Aline Gahongayire we ni shyashya, ese Aline Gahongayire we kuki yatangatanze agatangira gutuma abantu hirya no hino, abantu bari kujya ku ma YouTube channel bakomeza kugenda bavuga ngo uyu mwana w'umukobwa ngo ni indaya, ngo uyu mwana w'umukobwa ngo bamuhembira ibintu byinshi bitandukanye, ibintu bidafite umutwe n'ikibuno. Ese nimba Aline Gahongayire ari mukuri, uyu mwana w'umukobwa yamujyanye mu butabera, uyu mwana w'umukobwa bishobora kuba bigaragara yuko ari kumusebya n'ibyo ari kuvuga atari byo. Ese niba uyu mwana w'umukobwa koko ukiva muri gereza, twanabonye n'amafoto ye yambaye amapingo, ukiva imageragere, ni gute waba ukiva mu munyururu ugize amahirwe yo gutaha ukaza uri gukora ibindi bintu bishobora kukugusha mu cyaha? Ngewe rwose ndi kureba nkabona uyu mwana ibyo ari kuvuga bishobora kuba ari ukuri, bishobora, ntabwo mpamije yuko ari ukuri, ariko bishobora kuba ari ukuri. Ngewe ubwo duheruka kuvugana uyu mwana w'umukobwa yavuze yuko Aline Gahongayire ari gutangatanga, yamuhamagaye amutera ubwoba, yewe yanahamagaye n'abantu b'iwabo abatera ubwoba abasaba guhagarika gukora ibyo biganiro. Ese Aline Gahongayire kuki watari kuza ngo yivugire? Kuki watari kuza kuri mikro z'abanyamakuru cyangwa ngo ajye no kuri social media platform ziwe ngo agire icyo avuga kuri ibintu biri kumuvugwaho? Ese niba nta n'icyo avuze, abo bantu ari gutuma kugira ngo bajye kuvuga yuko uyu mwana w'umukobwa yari asanzwe ari indaya, ari kubatumira iki? Yace se akabyihorera? Ni ngombwa ngo ajye guhangana nawe? Ese yamujyanye mu butabera kongera agakurikirana? Ngiye ikintu kiri kumbabaza ni uburyo cy'abantu babona yuko abantu baciriritse batazigera bavugwa, ahubwo batazigera bavuga, ahubwo bazakomeza kurengana kuko bari kurenganywa n'abantu bakomeye. Uyu Aline Gahongayire ngo arakomeye cyane mu bintu by'iyobokamana, ngo nta wamuvuga ngo ni Imana y'u Rwanda, ngo nta cyaha agira, ngo ni nyir'ubutungane. Kubera icyo wumva yuko Aline Gahongayire atacumura? Kubera icyo wumva yuko Aline Gahongayire atakora ibi byose? Abantu bamwihaye yaje yakusanyije abantu bari kujya ku ma YouTube channel bakajya kuvuga uburyo cy'umwana w'umukobwa yari indaya. Gute bari kujya kumwita indaya? Ese mwitegereje uyu mwana w'umukobwa muri kubona ko ari indaya? Ntabwo muzi ukuntu indaya ziba zimeze zicuruje, baba bafite ibikomere mu gahanga bagize batari ko, ntabwo mbizi cyane, ntabwo mbifitemo experience. Ariko ikintu gihari, ikintu ndi kubona nuko abantu benshi birengagije uyu mwana, ahubwo bose bakajya gushyigikira Aline Gahongayire. Wenda reka manze ngaruke ku bindi bintu byari byatangajwe. Uyu mwana w'umukobwa yavuze yuko uyu nguyu atari we wa mbere Aline Gahongayire afungishije bamusomera mu rukiko. Yavuze yuko uyu ari umuntu wa gatanu Aline Gahongayire afungishije. Muri kumva uyu mwana yarababaye, aba bantu bose barahari bashobora kuba bagaruka kuri ibi bintu by'uburyo yabafungishije. Uyu mwana w'umukobwa aravuga yuko iwabo bagerageje kwinginga Aline Gahongayire kugira ngo amufunguze ndetse banagurishe n'isambu bamwishyure. Ibyo ngibyo Aline Gahongayire amubwira yuko yamwibye. Aline Gahongayire aranga, umunyururu akomeza uyu mwana w'umukobwa. Ibi bintu ntabwo muri kubyumva. Reka wenda garuke kuri iyi comment nsomye kuri YouTube channel imwe igira iti uyu mwana ninjye wamufashije avuye mageragere kandi ni nanjye wamuhuje na Slim Jesus ni ya YouTube channel yakoze iyi nkuru bwa mbere ngo mwicecekere kuko byose ndabizi uriya mwana sabeshya ninjye wamufashije ninjye wamufashije Gahongayire ni mubi kabisa ndabizi hari na byinshi nanze ko ashyira hanze. Uyu muri uyu mwana w'umukobwa avuga yuko hari n'ibindi bintu azatavuga kuko bishobora kumukoraho. Uyu se ntago ababwiye yuko hari byinshi uyu wamuhuje n'iyicano ntago ababwiye ko hari byinshi yanze yuko uyu mwana yavuga. Undi witwa undi we yagize ati wow Damuru uri nkoma amashyi. Yarari kuvuga ku muntu wari gukora ikiganiro avuga yuko ngo yahaniriye ngo Aline Gahongayire amubwira ngo ibi byose bizamubaho, ngo Aline Gahongayire ngo yarari mu masengesho, ngo ari gutegura igiterane. Ibyo biterane bidafite urukundo bibamariye iki?
nimba babwira ngo mukundane ibyo mukora byose mubikorana urukundo, uyu murimo w'Imana muri gukora udafite urukundo ahubwo mugahagarara imbere y'abantu mukabasomera amagambo ari mu Bibiliya namwe mudabasha gukurikiza, muri kumva ibyo bintu bizabageza kuki? Ko ari bya bindi bavuga ngo hari abantu bazabibyara. Ngiye ntabwo nje hano gutongana, ikintu kimbabaje cyane n'uburyo ki abantu bagagombye kuvugira uyu mwana w'umukobwa, aribo bantu bari kumutera imijugujugu, aribo bantu bari kujya kure yiwe, aribo bantu bakagombye nk'uwamugiriye inama yo kuba yamujyana mu rukiko twahuje. Ariko ikintu yongeyeho Mutesi Scovi, ikintu yongeyeho cyo kuvuga ngo uyu mukobwa ngo ari mu kazi, ngo ahubwo wamutumye ninde, nicyo kintu kibabaje. Uyu mwana ukivira muri gereza, uyu mwana ukeneye amaboko yanyu kugira ngo mumufashe yongere atangire ubuzima bundi bushyashya nyuma yuko afungishijwe azira amahere, ni mwebwe muri kujya kumuharabika muvuga yuko ari mu kazi cyangwa ngo afite abantu bamutumye. Ibyo bintu muri kumva ari iki byafasha sosiyete nyarwanda? Inama mwaye mumugiriye yo kujya mu nkiko byo nibyo, wenda no kuzenguruka ku ma YouTube ntabwo mbizi da, ariko impamvu uyu mwana w'umukobwa azenguruka ku ma YouTube ndayumva cyane. Mwese uyu mwana nimba atarabonye ubushobozi bwo gushaka umwavoka wamuburanira, niba nta wundi muntu ufite ukomeye iwabo, ikiba gisigaye ni iki? Abasigaye kuvugirwa n'itangazamakuru. Itangazamakuru niryo riba risigaye kugira ngo rumuvugire, rigaragaza agahinda ke. Ibyo bintu Scovi yandi kuvuga urabizi neza kuko uzi itangazamakuru. Ese ntabwo ujya wakira abantu barenganyijwe ukabavugira ndetse n'ibibazo byabo bigakemuka? Gute ufite ikibazo cy'uko uyu mwana ari kuzenguruka ku ma YouTube? Ahubwo se waperereje usanga ko uyu mwana ari kubeshya? N'abantu mwe mujye mugerageza, nimba udafite icyo watanga ku gisubizo gihari, biba byiza iyo umuntu acecetse aho kugira ngo umuntu ajye kuvuga ibintu bishobora kuba byakomeretsa undi. Nimba akakanya nta gisubizo ufite ku bintu, icecekere. Ibintu byo gukomeza kudefanda umuntu ngo nuko akomeye, ibintu byo kudefanda umuntu ngo nuko ari runaka, ngo ni umukozi w'Imana, ngo ni pasteri, ngo adaseba n'iki, akomeze kubi ari gukomeje kurimbura abantu. Uyu mwaka abantu benshi bakomeje kubivuga ngo uyu mwaka uzagira amezi 16. Ndababwiza ukuri uyu mwaka uraza kuza kubashyira hanze n'imbeshyera ari n'undi nawe wabivuze ati abantu bose bagiye kugaragara, bagiye kujya hanze. Muraza kuza kubona n'abandi. Niki kigaragaza yuko ari Gahongayire yaba ari umunyakuri? Reka nihitiraga wa mugani umaze kubyandika, nihitiraga hari ingingo ninateguye kugarukaho zuko bari kumwita indaya, nabivuzeho n'ibyuko bari guhamagara iwabo bakabatera ubwoba. Ni byinshi naye kugarukaho, ariko ibyo ngibyo nibyo ngarutseho muri makeya. Ariko mbabwiza ukuri mw'abantu mwe, mufashe uriya mwana w'umukobwa, hari ahantu yatanze nimero ya telefone, mugende muyishake mumufashe. Njye nabyo navuganye nayo ngo anyemerere gutanga telefone ye, ariko uyu mwana w'umukobwa arababaye, ni mumushyigikire mwoka byaramwe. Ntabwo abantu kuba ngo ari abantu basenga cyane ari abapasteri, tuzi abapasteri bakora amabara batandukanye, tuzi n'abapasteri bagikuzimu. Ntabwo mvuze ko ari Gahongayire yagikuzimu, tuzi ariko abakozi b'Imana bakora amakosa. Ibyo si igitangaza kuba umukozi w'Imana yakora amakosa, si n'igitangaza kuba uyu mwana nawe yakora amakosa. Ariko nimubanze mumwumve, kuko nimukomeza kumutererana nawe araza gukomeza kugira agahinda kenshi. Ndabakunda cyane, mbana namwe mu makuru n'ibiganiro. Ntabwo nayengambiriye gukora ikiganiro ngaruka kuri uyu mwana, ariko mbonye ko nkomeje guceceka naba nkomeje gushyigikira abantu bakomeje kumwibasira. Uyu mwana ntabwo yarabonye abantu bari kumushyigikira, basi reka twe tumushyigikire. Nubwo abantu bakomeye bari kumwitarutsa bakagombye kumushyigikira bakamutera n'imijugujugu, ariko basi mudufashe dushyigikire uyu mwana. Ndabakunda cyane. Reka tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi, ariko by'umwihariko twebwe twibanda ku makuru y'Iyobokamana n'ubuhamya butandukanye, ibyafasha abanyarwanda gutera imbere muri rusange, kuri roho no ku mubiri.